Ndagusuhuje inshuti mukunzi wa Omar TV Show, ndagusuhuje aho uherereye hose, uri mu Rwanda cyangwa uri hanze yarwo. Komeza umere neza kandi utameze neza wihangane. Uyu munsi biba bibi, ejo bikaba byiza. Ubuzima ni ups and down, birahindagurika. Amakuru ava kuri RIB cyane cyane binyuze ku muvugizi wa RIB Murangira Thierry aremeza yuko uwitwa Habiyaremye Zakariya abenshi bamenye nka Bishop Gafaranga yaba ari mu maboko ya RIB, aho ashinjwa icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ndetse n'icyaha cyo guhoza ku nkeke uwo mushakanye. Kuri uyu wa karindwi itariki zirindwi nyine z'ukwezi kwa gatanu 2025, ubuyobozi cyangwa se umuvugizi wa RIB aremeza yuko Habiyaremye Zakariya Bishop Gafaranga yaba ari mu maboko ya RIB hariya umurenge wa Mayange mu karere ka Bugesera, ahamya yuko ari gushinjwa yuko yakubise ndetse yakomeje no kujya ahohotera umugore we mu bihe bigiye bitandukanye, ariko umugore akaba bya bindi nyine by'abashakanye avuga ati reka wenda nihanganire umugabo wanjye, reka nihangane wenda azahinduka, reka nihangane wenda biramutunguye. Ariko kuri iyi nshuro ku itariki 6 mu ijoro, ku mugoroba ku itariki 6 ngo nibwo uyu nguyu Bishop Gafaranga mu by'ukuri abantu banatangiye no kwibaza niba koko ari Bishop w'Imana cyangwa se ari Bishop bya nyabyo, cyane ko yabayeho ari umuntu bigaragara ko ari umunyadushya. Nibwo ngo yakubise umugore we aramuniga cyane ndetse umugore amera nk'utaye ubwenge arahwera, then uyu Gafaranga aragenda arahunga. Aho umugore rero yazanzamukiye nibwo yaje gusanga nyine umugabo adahari, ariko yitabaza ubuyobozi bw'inzego z'ibanze mu mudugudu mu isibo. Aho ngaho baramutabara, bamugira inama yo kujya kuri RIB gutanga ikirego, ariko bigaragara yuko ubuyobozi n'ubundi bwari buzi ikibazo cyabo. Bigaragara yuko bari basanzwe n'ubundi bagacishaho, ariko wenda hakabaho kuba umugore yakihanganira umugabo bitewe n'uko nyine burya iyo umuntu mwashakanye nk'uku mukaba mubana mufitanye umwana w'umuhungu mwiza, biba ari ibintu mu by'ukuri byo kwitondera. Kuba icyaba cyose wajya kumufungisha cyangwa se icyaba cyose waba wajya kumurega. Rero ubuyobozi bwa RIB bwabaye bumushyize aho agomba kuba ari mu gihe amakuru ye akiri gukusanywa, kugira ngo ubugenzacyaha bube bwageza ikirego mu bushinjacyaha kugira ngo uyu nguyu akorerwe dosiye, mu by'ukuri abe yaburana cyangwa se abe yakiregura kuri ibi byaha ashinjwa. Muri make arashinjwa ibi byaha bibiri: gukubita no gukomeretsa ndetse ngo no guhoza ku nkeke uwo mwashakanye. Rero mu by'ukuri ni ibintu bikomeza kugenda bigaragara ndetse mu miryango y'abakomeye bigaragara yuko haba harimo ihohoterwa, ahubwo wenda hakabaho kubihisha bitewe n'inyungu n'icyubahiro cy'umuryango. Ate se nimvuga yuko umugabo wanjye amuhohotera cyangwa se umugore wanjye amuhohotera, biraza kugenda bite mu bantu? Narindi public figure biragenda gute? Mu by'ukuri ugasanga abantu bakomeza kugumana n'uwo musaraba mu rugo. Ubu bigaragaye kuri uyu Apotre Gafaranga cyangwa se Bishop Gafaranga, ariko mu by'ukuri ni imiryango myinshi rero bigenda bibaho. Mu by'ukuri haba hari inama zigiye zitandukanye, haba hari abafasha b'ibitekerezo bagiye batandukanye, tukibaza tutese kuba mukomeye, kuba muri izina rizwi, byaba ari byo byatuma mu by'ukuri ihohoterwa ryakomeza gushinga imizi mu ngo? Ese ejo nibigenda gutya akaba yagukubita akakwica, nibwo bizaba bigaragaye wa muryango ukomeye kubanye neza? Njye ntekereza yuko rero wenda ntafashe uruhande, ariko ihohoterwa ryose rirangana, ryaba ari ihohoterwa ry'abantu bavuye mu muryango wo hasi uciriritse, ryaba ari n'ihohoterwa rivuye mu muryango
wo hejuru. Niba wahohotewe garagaza ikibazo cyawe, niba uri umugabo wahohotewe garagaza ikibazo cyawe, cyangwa se niba uri umugore wahohotewe garagaza ikibazo cyawe. Turakomeza tubakurikiranire iyi nkuru ya Habiyaremye Zakariya mwakomeje kumenyera cyangwa se ku izina rya Bishop Gafaranga, ndetse ibizagenda bivamo uko bizagenda bitangazwa tuzagenda tubibagezaho. Ibiganiro kuri Omaye TV Show nakagaruka, mukomeze mubane natwe kandi mukomeze mudukundishe banyu. Turabakunda cyane, mugubwe neza, mugire amahoro y'Imana.